Yesu Kristo ashimwe. Uyu munsi turasoma ibice 16 na 17 n'ibice 18 byo mu ngoma za kabiri. Reka dusome mu izina rya Yesu. Titire y'iki gice iravuga ngo Asa afatanya n'Abasiriya. Mu mwaka wa 36 ku ngoma ya Asa, Baasha umwami w'Abisiraheli atera i Buyuda, yubaka i Rama ngo yimire abajya kwa Asa umwami w'Abayuda n'abavayo. Asa bibonye akura ifeza n'izahabu mu butunzi bwo mu nzu y'Uwiteka no mu bwo mu nzu y'umwami, abyoherereza Benihadadi umwami w'i Siriya wabaga i Damasiko, amutumaho ati, hagati yanjye nawe hariho isezerano ry'uko nk'uko ryabaga kuri so na data. Dore nkoherereje ifeza n'izahabu, genda ureke isezerano ryawe na Baasha umwami w'Abisiraheli ripfe kugira ngo andeke. Nuko Benihadadi yumvira umwami Asa, yohereza abagaba b'ingabo ze ngo batere imidugudu y'Ibwisiraheli, batsinda Iyoni n'Idani na Aberimayimu n'imidugudu y'ububiko yose y'i Nafutali. Baasha byumvise arorera kubaka i Rama, umurimo arawureka. Nuko umwami Asa ajyana n'Abayuda bose i Rama, bakurayo amabuye yaho n'ibiti byaho Baasha yari yubakishije, aherako abyubakisha i Geba n'Imisipa. Muri icyo gihe Hanani bamenya araza asanga Asa umwami w'Abayuda, aramubwira ati, kuko wiringiye umwami w'i Siriya, ntiwiringire Uwiteka Imana yawe, nicyo kizatuma ingabo z'umwami w'i Siriya zigukizira. Mbese Abanyetiyopiya n'Abarubimu ntibari ingabo nyinshi bikabije, bafite amagare n'abagendera ku mafarashi byinshi cyane, ariko kuko wiringiye Uwiteka arabakugabiza. Kandi amaso y'Uwiteka ahuta kureba isi yose impande zose, kugira ngo yerekane ko ari umunyamaboko wo kurengera abafite imitima imutunganiye. Mu byo wakoze ibyo wabibayeho umupfu, uhereye none uzajya ubona intambara. Maze Asa aherako arakarira bamenya, amushyira mu nzu y'imbohe, amurakariye kuri iryo jambo. Muri icyo gihe Asa yarenganyaga abantu bamwe. Kandi indi mirimo ya Asa yabanje n'iyaherutse yanditswe mu gitabo cy'abami b'Abayuda n'Abisiraheli. Mu mwaka wa 39 ku ngoma ya Asa arwara ibirenge, indwara iramukomereza cyane. Ariko arwaye ntiyashaka Uwiteka, ahubwo ashaka abavuzi. Hanyuma Asa aratanga asanga ba sekuruza, atanga mu mwaka wa 41 ku ngoma ye, bamuhamba mu mva ye yicukuriye mu mudugudu wa Dawidi, bamushyira ku buriri bwuzuye ibihumura neza by'amoko menshi, byinjijwe n'abahanga, kandi bamwosereza byinshi cyane. Igice cya 17. Umwami Yehoshafati arakomera, maze umuhungu we Yehoshafati yima ingoma ye, agwiza amaboko arinda Abisiraheli. Ashyira ingabo ze mu midugudu y'i Buyuda igoswe n'inkike yose, ashyira n'ibihome mu gihugu cy'i Buyuda no mu midugudu y'i Efurayimu yose Asa yahinduye. Uwiteka abana na Yehoshafati, kuko yagendanaga ingeso za mbere za sekuruza Dawidi, ntaraguze Bali, ahubwo akambaza Imana ya se, akagendera mu mategeko yayo, ntagende nk'uko Abisiraheli bagenzaga. Nicyo cyatumye Uwiteka amukomereza ubwami. Abayuda bose bamutura amaturo, agira ubutunzi bwinshi n'icyubahiro gikomeye. Umutima we wogezwa mu nzira z'Uwiteka, kandi akuraho n'ingoro za Asherimu byari i Buyuda. Akuraho n'ingoro na Asherimu byari i Buyuda. Mu mwaka wa 3 ku ngoma ye yohereza abatware be Benihayili na Obadiya na Zekariya na Netaneli na Mikaya kwigisha mu midugudu y'i Buyuda. Bajyana n'Abalewi ari bo Shemaya na Netaniya na Zebadiya na Asaheli na Shemiramoti na Yonatani na Adoniya na Tobiya na Tobadoniya n'Abalewi, kandi hamwe nabo atuma abatambyi Elishama na Yehoramu. Abo bigisha mu Buyuda bafite igitabo cy'amategeko y'Uwiteka, bajyana imidugudu y'i Buyuda yose bigisha abantu.
Uwiteka ateza ubwoba abami b'ibihugu bihereranye n'i Buyuda byose bituma batarwanya Yehoshafati. Abafilisitiya bamwe bazanira Yehoshafati amaturo n'ifeza z'ikoro. Abarabu baramurabukira amatungo y'amapfizi y'intama 7,700 n'amasekurume y'ihene 7,700. Maze Yehoshafati akomeza kugwiza icyubahiro cyane, yubaka mu Buyuda ibihome n'imidugudu y'ububiko. Kandi yagiraga imirimo myinshi mu midugudu y'i Buyuda, akagira n'abantu b'ingabo bakomeye b'intwari i Yerusalemu. Kandi uyu ni wo mubare wabo uko amazu ya ba sekuruza yari ari. Mu Buyuda abatware batwara ibihumbi ni Aduna umutware w'ingabo, uwo yari afite abagabo bakomeye b'intwari 3,000. Agakurikirwa na Yehohanani w'umutware w'ingabo, we yari afite ingabo 2,000 n'inzovu 8. Nawe agakurikirwa na Amasiya mwene Zikiri witanze ku bwe akiha Uwiteka, nawe yari afite abagabo bakomeye b'intwari 2,000. Hani mu Babenyamini ni Eliyada umugabo ukomeye w'intwari, nawe yari afite abagabo 2,000 batwara imiheto n'ingabo. Agakurikirwa na Yehozabadi, nawe yari afite ingabo 1,000 n'inzovu 8 ziteguye kurwana. Abo nibo bakoreraga umwami, udashyizeho abo umwami yashyize mu midugudu igoswe n'inkike mu Buyuda bwose. Igice cya 18. Titire yacyo kiravuga ngo Yehoshafati yuzurana Ahabu, Mikaya aramuhana. Yehoshafati yari atunze cyane, afite icyubahiro gikomeye. Bukeye aba ba mwana na Ahabu. Nuko hashize imyaka aramanuka ajya i Samariya kwa Ahabu. Ahabu abayagira Yehoshafati n'abantu bari kumwe nawe inka n'intama nyinshi cyane. Aramushukashuka ngo batabarane i Ramoti y'i Galeyadi. Ahabu umwami w'Abisiraheli abaza Yehoshafati umwami w'Abayuda ati, mbese ntitwatabarana i Ramoti y'i Galeyadi? Aramusubiza ati, ndi umuntu umwe nawe, ingabo zanjye n'ingabo zawe ni kimwe, tuzatabarana muri iyo ntambara. Yehoshafati arongera abwira umwami w'Abisiraheli ati, ndakwinginze ubanze ugishe ijambo ry'Uwiteka inama. Nuko umwami w'Abisiraheli ateranya abahanuzi abagabo 400, arababaza ati, dutabare i Ramoti y'i Galeyadi cyangwa se ndorere? Baramusubiza bati, zamuka, kuko Uwiteka azabagabiza umwami. Ariko Yehoshafati arabaza ati, mbese nta wundi muhanuzi w'Uwiteka uri hano ngo tumuhanuze? Umwami w'Abisiraheli asubiza Yehoshafati ati, hasigaye undi mugabo tubasha kugishisha inama z'Uwiteka, ariko ndamwanga kuko atampanurira ibyiza keretse ibibi bisa. Uwo ni Mikaya mwene Imura. Yehoshafati aravuga ati, mwami wivuga utyo. Nuko umwami w'Abisiraheli ahamagara umutware aramubwira ati, ihute uzane Mikaya mwene Imura. Kandi umwami w'Abisiraheli na Yehoshafati umwami w'Abayuda bari bicaye ku ntebe z'ubwami, umwami wese kuye, bambaye imyambaro yabo y'ubwami, bari mu muharuro ku karubanda i Samariya. Abahanuzi bose bahanuriraga imbere yabo. Sedekiya mwene Kenana yicurishiriza amahembe y'ibyuma aravuga ati, uko niko Uwiteka yavuze ati, aya mahembe uzayakubitisha Abasiriya kugeza aho bazashirira. N'abandi bahanuzi bose bahanura batyo bati, zamuka utere i Ramoti y'i Galeyadi uragira ishya, kuko Uwiteka azahagabiza umwami. Maze intumwa yari yagiye guhamagara Mikaya iramubwira iti, dore abahanuzi bahuje amagambo ahanurira umwami byiza. Mikaya aravuga ati, ndahiye Uwiteka uhoraho, icyo Imana yanjye iri buvuge nicyo mvuga. Nuko ageze ku mwami, umwami aramubaza ati, Mikaya, dutabare i Ramoti y'i Galeyadi cyangwa se ndorere? Aramusubiza ati, ngaho nimuzamuke murabona ishya, kuko bazagabizwa amaboko yanyu. Umwami aramubwira ati, nakurahije kangahe kutazambwira ijambo na rimwe keretse ukuri ku izina ry'Uwiteka? Aramusubiza ati, nabonye Abisiraheli bose batataniye ku misozi miremire nk'intama zidafite umwungeri. Uwiteka niko kuvuga ati, bariya ni impehe zitagira shebuja, nibasubireyo umuntu wese atahiwe amahoro. Umwami w'Abisiraheli abwira Yehoshafati ati,
sinakubwiye ko atampanurira ibyiza keretse ibibi? Mikaya aravuga ati noneho nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Nabonye Uwiteka yicaye ku ntebe ye, ingabo zo mu ijuru zose zimuhagaze iburyo n'ibumoso. Uwiteka aravuga ati ninde uzashukashuka Ahabu umwami wa Isiraheli ngo azamukire i Ramoti y'i Galeyadi ngo agweyo? Umwe avuga ibye undi ibye. Hanyuma haza umwuka ahagarara imbere y'Uwiteka aravuga ati nije uzamushukashuka. Uwiteka aramubaza ati uzamushukashuka ute? Aramusubiza ati nzagenda mpinduke umwuka w'ibinyoma mu kanwa k'abahanuzi be bose. Uwiteka aravuga ati nuko uzamushukashuka kandi uzabishobora, genda ugire utyo. Nuko rero dore Uwiteka ashyize umwuka w'ibinyoma mu kanwa k'abahanuzi bawe bose, kandi Uwiteka akuvuzeho ibyago. Maze Sedekiya mwene Kanana yigira hafi akubita Mikaya urushyi, aramubaza ati uwo mwuka w'Uwiteka yanyuze he ava muri njye aza kuvugana nawe? Mikaya aramusubiza ati uzabimenya umunsi uzicumita mu mwinjiro w'inzu wihisha. Maze umwami wa Isiraheli aravuga ati nimujyane Mikaya mumushyire Amoni umutware w'umurwa na Yowasi umwana w'umwami, muti umwami avuze ngo iki kigabo nimugishyire mu nzu y'imbohe, mukigaburire ibyo kurya by'agahimano n'amazi y'agahimano, kugeza aho nzatabarukira amahoro. Mikaya aravuga ati nuramuka utabarutse amahoro, Uwiteka azaba atavugiye muri njye. Kandi aravuga ati murumve namwe bantu mwese. Bukeye umwami w'Abisiraheli na Yehoshafati umwami w'Abayuda barazamuka batera i Ramoti y'i Galeyadi. Umwami w'Abisiraheli abwira Yehoshafati ati ngiye kwiyoberanya njye ku rugamba, ariko wowe ambara imyambaro yawe y'ubwami. Uko umwami w'Abisiraheli ariyoberanya bajya ku rugamba. Kandi ubwo umwami w'Isiriya yari yarategetse abatware b'amagare ye ati ntimurwanye aboroheje cyangwa abakomeye, keretse umwami w'Abisiraheli wenyine. Nuko abatware b'amagare barabutswe Yehoshafati, baravuga bati nguriya umwami w'Abisiraheli. Nicyo cyatumye bakebereza aho bajya kumurwanya. Maze Yehoshafati arataka, Uwiteka aramutabara, Imana ibatera kumuvaho. Abatware b'amagare babonye ko atari we mwami w'Abisiraheli, barakimirana barorera kumukurikira. Nuko umuntu umwe afora umuheto we apfa kurasa, ahamya umwami w'Abisiraheli mu ihuriro ry'imyambaro ye y'ibyuma. Umwami niko kubwira umwerekeza w'igare rye ati kura urukoba duhindukire unkure mu ngabo, kuko nkomeretse cyane. Kuri uwo munsi intambara iriyongeranya. Umwami yihanganira mu igare rye ahangana n'Abasiriya ageza nimugoroba, maze izuba rigiye kurenga aratanga. Imana ibahe umugisha rero, tuzakomeza ejo. Mugire icyumweru cyiza.